uri umumotari witwa nde? Ndi umumotari banyita Iradukunda Patrick. Uri umukongomani? Ndi umukongomani kabisa. Hanyuma uyu munsi kuba muri hano murimo murasaba iki? Hano twebyo dusaba dushaka umutekano wacu nkuko icyama cyacu M23 FC M23 kiducunze neza hano muri Goma. Dushaka ngo n'ahandi hose hari akaduruvayi ka FARDC na wazalendo ntabwo bashaka, dushaka twese abakongomani tube hamwe tugira umutekano dushyira hamwe kabisa. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Uvira, susceptible de recréer ce qui suit: un vide sécuritaire. 2. Un retour au chaos. 3. Une résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire. Nous rappelons à, premier point, une protection égale de toutes les communautés. Reka tubifurize kugubwa neza mwese mukurikiye Africana TV aho muri hirya no hino ku isi. Turabifuriza amahoro y'Imana cyane cyane muri izi mpera z'umwaka. Murasuzwa nanjye Boni Buranga, nanjye Yohana umubatiza. Umeze neza? Meze neza. Nikize ko bakomeje kwitegereje ikoti ryanjye. Ndabona umeze nk'umuntu uvuye ahantu. Oya, urumva abantu bose bagiye. Mbona ryahasigaye. Urumva sinari kurisiga. Ryahasigaye. Urumva? Hanyuma ndebye abahungu barambwira ati subundi urarisiga se? Hanjye ni kado bampaye. Iyi ni kado y'umwaka. Okay. Nizere ko nta kindi kibyishe inyuma. Oya, inyuma nta kibyishe, wenda kakamashini niko ntafunguye ngo ndebe niba nta kintu kirimo. Ariko ndumva ari amahoro. Okay. Reka rero tubasuhuze, tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye. Turagaruka ku mutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Imyigaragambyo mu mujyi wa Goma twabagejeho ikiganiro kigarukaho, ariko turongera tubigarukeho tureba niki cyatumye abanyegoma bazindukira mu mihanda. Turaza kandi kugaruka ku myigaragambyo kandi yaburijwemo mu mujyi wa Uvira, aho abaturage bari bagiye kwirara mu mihanda. Humvikana amasasu. Byagenze bite ku masasu yumvikanye muri uyu mujyi wa Uvira? Amasasu kandi akomeje kumvikana mu mujyi wa Baraka, ni muri Fizi. Hariya rero hari ubwoba bw'uko M23 yaba yamaze kwinjira mu mujyi wa Baraka. Hari n'ahandi habereye imirwano muri Fizi. Ibyo byose turabigarukaho tureba mu by'ukuri uko bimeze hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Aha, mu kwinjira mu mpera z'umwaka rero tubabwira tuti muze tubafashe kwamamaza bya bihumbi 100 by'abadukurikiye bitwa abasubscribers. Abangaba uyu munsi bararara buzuye kuko abadukurikiye kuri iki kiganiro bonyine nibo baburaga kugira ngo bakore subscribe ubundi bahite buzura. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, umwaka tugiye gutangira ni umwaka wo kwamamaza. Hari abantu benshi bacuruza ariko bakabona ntibava aho bari. Ibyo bacuruza ntibabona ntibinyeganyega, baratinya, ariko baraza tubafashe kwamamaza kuko twagabanyije 30% muri izi mpera z'umwaka. Mwaka utaha bizaba bihenze cyane, niyo mpamvu duhamagarira abantu kugira ngo baze. Nimero murimo mubona hano hasi kuri iyi video nizo muhamagara kugira ngo tubafashe kwamamaza ibicuruzwa byanyu n'ibikorwa byanyu bitandukanye. Hanyuma reka twitse duhite tugaruka mu kanya twinjire mu kiganiro cyacu mu buryo bwimbitse, duhereye Igoma ku myigaragambyo. Abakongomani bigaragara ngo bari bakumbuye kuza ku muhanda. Abakongomani bari bakumbuye kujya mu mihanda, ariko ni imyigaragambyo idasanzwe yagaragayemo imyitwarire idasanzwe. SM23 abasirikari bayo babyitwayemo gute? Byose ni mukanya.
hano rero turi ni muri Bazariyo Estate. Muri Bazariyo Estate ahangaha rero ni kampani ibafasha kugira ngo mubone byinshi bikenewe ku bijyanye n'aho muba. Tubafasha kugura inzu, tubafasha kubona ibibanza, tubafasha kugura ubutaka. Ibi byose tubikorera mu Rwanda ku butaka butandukanye hirya no hino. Tubaha inzu, urugero ni iyi nyubako murimo mubona, ni inyubako nziza igezweho. Reka nyibatembereze mubashe kubona zimwe muri karite z'inzu tubagezaho kandi tubaha mutavuye aho muri. Ibyangombwa nako kanya ugatura kandi ugatuza umuryango wawe. Serivisi zitandukanye tubaha muri Bazariyo Estate Limited. Ushobora kuba wadukenera ukaduhamagara kuri telefone ikurikira ni 0785807911. Muri Bazariyo Estate Limited umukiriya ni umwami kandi tuguha serivisi nziza zijyanye n'imibereho myiza, ugatura heza, ukabaho neza n'umuryango wawe. Tuguha inzu nziza, ubutaka, ikibanza n'ibindi byose bijyanye no gutura neza. Yes, twinjira mu buryo burambuye mu makuru yacu twabateguriye rero kuri uyu mugoroba. Boni urakoze cyane. Reka rero tubanze irishi here ku rugo gatoya. Nta kibazo. Ijya kurishera ku rugo. Yego, hanyuma nanyarukiye mu bitangazamakuru byinshi ndeba muri innovation nsanga igihe.com cyagaragaje uburyo umujyi wa Kigali umaze kurimbishwa muri iyi minsi mikuru. Uhageze ubwo turereka yenda kubari kure mu mafoto ya igihe. Ni amafoto dukesha uyu mufotografi wo mu gihe.com. Uko bigaragara ku mashusho umujyi wa Kigali urarimbishijwe. Mbese urerekana abawurimo, abari mu gihugu, urerekana igihugu uburyo kimeze neza. Uyu ni umujyi usanzwe ari umwe mu mijyi ifite isuku, uza ku myanya ya mbere rwose haba muri Afurika ndetse no ku isi. Birumvikana rero mu mpera z'umwaka kiba ari igihe kidasanzwe. Umujyi waratatswe bikomeye, ngira ngo abantu bari kubireba barabibona ko ibi ngibi rwose umujyi urambaye binyura n'umutima, bituma n'akanyamuneza burya kaza mu mitima y'abawutuye n'abawugenda. Hanyuma abanyeshyari bo, abanyeshyari sinzi niba bakwiyahura kubera ko nta kindi babikoraho. Nta kindi kintu bashobora kubikoraho. Umujyi wa Kigali uteye bwuzu kuri bamwe, uteye ishyari ku bandi. Yego, ushaka icyiza aragiharanira. Ushaka icyiza aragiharanira. Yego. Kandi ibintu birashoboka. Yego. Ntabwo dukwiye kubona ko ibyiza byagenewe abandi atari ibyacu. Hari ukuntu abantu benshi bakuze cyane cyane hano mu Rwanda no mu bihugu bya Afurika bumva ko i Burayi na Amerika ariho hagombye kuba ibyiza, hagomba kuba ibyiza, hagomba gusa neza. Reka tubereke. Ubu noneho umuntu azajya ava no mu ntara avuga ati mfite inzozi zo kuzajya i Kigali mu minsi mikuru, ntembere n'ugoroba njye kureba ibyiza. Kigali raka. Ntabwo bizagusaba gufata rutema ikirere kugira ngo ujye kwenjoyinga ubwiza nk'ubu ngubu. Yego. Ibi byose tubikesha imiyoborere myiza. Izi ni imbuto z'umutekano, iterambere n'abapanga by'ukuri ku buryo igihugu kiba kimeze neza. Reka tuva aho ngaho rero duhite twinjira noneho ku munsi nyirizina w'uyu munsi, aho tugiye mu makuru. Hakurya tubanze twambuke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, duhera i Goma. Noneho ni uburyo tugiye kubagezaho iyi nkuru, ni uburyo twavuga tugiye kubivuga témoin oculaire, nk'abatémoin oculaire, ariko turavuga mu buryo bw'ibihangano. Wari uhari rero? Nari mpari mu gitondo kare kare nazindutse. Imyigaragambyo yari imeze ite? N'utuye dushya twagaragayemo? Yego, imyigaragambyo ku ruhande rumwe yari pacifique, yari mu mahoro, kuko ni imyigaragambyo itigeze igaragaramo ibuye, ntigeze igaragaramo ipine, ntigeze igaragaramo umwotsi, ntigeze igaragaramo urusaku. Gute ko tumenyereye ko abanyegoma bari basanzwe bigaragambya bagafunga imihanda, bagatwika amapine, bagakubita abantu, bagasahura. Iki cyahindutse? Uwakubwira uburyo umujyi wari upanze rero. Umujyi muri za quartier wari wateguwe ku buryo iyi ni imyigaragambyo twakwibutsa abadukurikiye, ntabwo ari imyigaragambyo ya Goma. Ni imyigaragambyo y'abantu bamwe bitwa société civile. Batekereje baravuga ati tugire icyo dukora kugira ngo twerekane ko ibibazo birimo kubaho
bitubangamiye. hari umuntu wakwibaza ati ese mu 23 nta ruhare yagize muri iyi myigaragambyo? Yarugizemo. Ndavuga mu itegurwa ryayo. Yarugizemo. Uruhare yagizemo yatanze uruhushya. Ariko ntabwo ariyo yahamagariye abantu kwigaragambya. Yasinye, urumva baranditse barasaba kandi bandikiye M23 AFC mu 23 bayandikira basaba gukora urugendo ruri pacifique, ariko utavuze ko ari imyigaragambyo byagorana kugira ngo abantu babyumve. Rwari urugendo ruri pacifique rwateguwe na société civile cyane cyane abajene bavuga bati twebwe ntabwo dushaka ibintu bitubuza amahoro. Icyambere bagaragazaga yenda kamanze njye kuri itinerary y'imyigaragambyo cyangwa se uru rugendo ruri pacifique, babanje kugaragaza isura y'ubuzima barimo mu myaka yashize mu 23 itaragera muri uyu mujyi wa Goma. Tuvuga umujyi wa Goma, ibindi bice nabwo bihita byiyumvamo. Kuko tuvuze mu mujyi wa Goma tuba tuvuze muri kapitali, ubwo handi ntituhavuze. Hanyuma rero berekanye uburyo ikitwa trakaseri bari babaye nabi. Urumva ngo bari bafite uburyo bafungaga ingufuri z'imbere mu nzu n'izo hanze n'izo kuri portaye, hari n'izindi ngo basesegagamo kubo kutamenya. Uyu munsi rero ngo barafunga ingufuri imwe kubera ko hari umutekano. Hari umugabo twigeze kwiganira ubwo aravuga ati njyewe nagiye kugura televiziyo yanjye yari iwanjye mu nzu, njya kuyigura n'umugore wahoze ari umusirikari, baje kuyinyaka mu rugo bayijyana ku isoko, nsubiraho ndayigura nanitonze neza kandi ariye. Aba bantu bari bararenganye, birumvikana ko niyo mpamvu rwari urugendo rw'amahoro. Hari ibyo bishimiraga cyane cyane, bishimiye ko bafite umutekano, bafite amahoro, bishimiye ko abayobozi babumva, bishimiye ko ingabo bagendana, bishimiye ko mu by'ukuri baryama bagasinzira, bishimiye ko mu mezi 6 ashize batigeze bahura n'intambara cyangwa se urusaku rw'amasasu rwa hato na hato. Icyo ni kimwe. Reka rero ngira ngo turebe uru rugendo rwatangiriye kuri stade de l'Unité. Bari benshi nk'uko abantu barimo kubibona ku mashusho. Aba bantu bagiye bazunguruka mu mujyi, birangira bagiye kuri MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka ibarirwa muri za mirongo hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Imyaka 30 yego irajya kugeramo. Hanyuma kuki bagiye kuri MONUSCO rero? Niki cyabahaye motivation? Niki cyabakuruye kujya aho ngaho? Kujya kuri MONUSCO, iyi société civile ni ubutumwa yari ifite. Ubutumwa yari ifite yagomba kubugeza kuri communauté internationale, kuri Nations Unies, kuri ambassade y'Amerika, kuri ku biro bifuzaga kugeza ubutumwa kuri Union Européenne, kuri CPGL, muri CAC n'indi miryango itandukanye. Kubera iki rero bagiye kuri icyo kibazo wari kibaje kuri MONUSCO? Nuko MONUSCO uyu munsi hagarariye umuryango w'abibumbye hano muri iki gice. Ubutumwa rero babujyanye, barabusoma, bavuga uko bari babayeho, bavuga n'ibyo badashaka mu rurimi rw'igifaransa, turumva agace gato. Hanyuma barangije bafata bwa butumwa, umwe wari uhagarariye nyine aba muri société civile urubyiruko yafashe za mpapuro yamaze gusomaho ubutumwa, azihereza umwe mu ba MONUSCO bahagarariye MONUSCO, anamusinyiraho kubwo butumwa babwakiriye kandi bari bubugeze kubo bwagenewe. Urumva rero niyo mpamvu ko yari marché pacifique, nta buye, nta nduru, nta rusaku, byakozwe mu mucyo, ariko ubutumwa bwasomewe mu marembo kuri portail ya MONUSCO, na MONUSCO yari ihari. Ntabwo ruvuga ngo nta n'abasirikare ba MONUSCO bari bafite imbunda cyangwa se ngo baze kucunga umutekano. Hasohotse umwe mu bayobozi bo muri MONUSCO ahagarara aho ngaho imbere, bigaragara ko bari barabimenyeshejwe, baranabisabye bakabyemererwa ko bari buze kwakira ubwo butumwa. Ariko ngo banasabye ko habaho ibiganiro bihuza abakongomani. Basabye ibiganiro, dialogue, kuko ariyo yakemura ibibazo. Intercongolais. Yego. Ariko babivuze nyuma y'uko Kongo perezida wayo yashatse kudekarara
iyindi ntambara. Iyi ntambara yo yayidekaraye gute, ngira ngo bakurikiranye mu biganiro n'amakuru yuko ubwo bamwe mu bayobozi bari muri kwa guhura kwa bayobozi na Museveni na Perezida Museveni, uyu mugabo yahatangarije yuko kuva muri Uvira kwa M23 uyu munsi nta kintu bikivuze kuri DRC, ahubwo totalement mu buryo bwumvuze mu gifaransa aho bari hose ku butaka bwa Kongo bagomba kuhava. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Uvira, susceptible de recréer ce qui suit: un vide sécuritaire. 2. Un retour au chaos. 3. Une résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire. Nous rappelons à, premier point, une protection égale de toutes les communautés. Niyo determination ya Tshisekedi. Ibi rero niyo byatumye societe civile ihaguruka. Iyi societe civile ngo yanamaganye amahanga ndetse na leta ya Kinshasa ngo bifuza ko M23 basabye ko M23 muri Uvira, ndetse ni n'imyigaragambyo ijya gusa n'indi yari yateguwe muri Uvira nayo turi buze kuvugaho mu kanya, ariko abigoma nabo ngo bamaganye uburyo M23 yasabwe kuva muri Uvira kandi bari bafite icyizere ko bagenzi babo b'abakongomani babonye amahoro. Ibi ngibi rero Boni yenda ku batabyumva neza impamvu yateje ibi byose n'ibindi bigiye guhindura isura y'iyi ntambara, nuko urebye ijambo Perezida Tshisekedi yavuze ryuko M23 kuva muri Uvira birana rimaze kuvuga bidafite icyo bivuze ahubwo iva hose. Icyambere bavuga yuko mu busesenguzi hari icyo bita gukerensa ibyari bimaze kugerwaho mu biganiro, kuko umuntu niba yaratangiye kwemera ko baganira bihereye byibuze ku bice byafashwe birimo Goma na Bukavu, uyu munsi arashaka kuvuga yuko noneho nawo ngahataha bashaka. Iyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri nuko impamvu izi ngabo za FCM23 impamvu AFCM23 yavutse yayishyizeho agakato. Aravuga ati nta jambo mufite, nta burenganzira mufite, naho muvugira ntihakwiye kubaho, muri make ntago mufite icyo muri cyo. Mu by'ukuri Tshisekedi ntanyurwa n'intambwe yari yose M23 yaba yateye iganisha ku mahoro. Tshisekedi ubwo aragaragaza mu by'ukuri ko nta nubwo yifuza kumva abo bantu, nubwo yifuza kubumva ko babaho muri Kongo. Nabo rero batangiye kwerekana noneho singabo, noneho ni societe civile, nabahagarariye abaturage, abavugira abaturage bo berekanye rero yuko bababaye. Urumva bati turi guteshwa agaciro, noneho mu gihe twatuze ko tugiye kwicara ku meza y'ibiganiro noneho twahindutse zero. Bati turashaka amahoro. Nabonye amagambo yamagana Perezida Tshisekedi yanditse ku byapa byinshi. Yego, bamaganye Tshisekedi, bamagana ubutegetsi, bamagana ingabo ze, bamagana imiyoborere ye, ariko ni ibintu biteye ikibazo gikomeye. Urebye ibi bihumbi by'abaturage bari mu mujyi wa Goma, ni mu mujyi wa Goma gusa, ni societe civile muri meri ya ville ya Goma. Tekereza kugira ngo ibi bihumbi byose bize bikwamagane. Ibi bintu rero bifite n'icyo bisobanuye ku ruhando rwa politike mpuzamahanga, kubera yuko umuturage burya niwe mugenerwa bikorwa wa mbere w'imiyoborere iyo ari yo yose. Mu gihe rero amahanga ari bubone ko M23 ishyigikiwe n'abaturage, Tshisekedi arakomeza gusa nuvuga kisubiza. Sintekereza ko amagambo yazakomeza kugira agaciro kandi umuturage ari kwerekana aho ahagaze. Reka tubihuza n'ikibazo wambajije mbere. Abantu bitegereza amashusho yose twaberetse, yego, amashusho yose aho twari turi mu mujyi wa Goma, nibabonamo ifoto cyangwa video irimo
umusirikari bandike muri comment ko twababeshye nta musirikari n'umwe wigeze agaragara muri iyi myigaragambyo noneho n'ikigutangaza ahubwo gihe hari umusirikari waje arambaza ati habaye ibiki ye ni ukuri umukameramani arambaza turamusirikare kubaza iki nkamubwira nti aremaza ngo habaye ibiki ati se ntabwo abizi ndamubwira nti oya ntabwo abizi kuko ibi ngibi ni iby'abasivili ntabwo ari bya gisirikare nta byacitse urumva rero ni ikintu kidasanzwe iyo ubona abaturage bose babyukiye mu muhanda dukeneye uburenganzira ariko noneho ikindi bagaragaza ni uko bishimiye uburyo bayoboka aba baturage nta muntu no mu bantu nta muntu twigeze tubona iyindi video ya kabiri mushake mubona hano hari umuntu ufite inkoni byibuze ngo ari kuyobora aba bantu ibihumbi ntabwo mumenye ko twabaye nta nkoni urumva ubanza nta n'imbunda twabonye bivuze ngo abaturage bari organize ari na cya kindi kiri Uvira abaturage bari kwicungira umutekano ahubwo umaze kumbwira ngo babahungabanyije ngo babacokoje Uvira amasasu yumvikanye cyane cyane biravuga ko ari Wazalendo bageragezaga kuburizamo imyigaragambyo ubwo amasasu yumvikanye hafi ya Kasenga ubwo rero imyigaragambyo yahagaritswe mu rujijo rw'umutekano n'impungenge ariko hari hateganyijwe imyigaragambyo yo kwamagana umuryango mpuzamahanga n'ibihugu bimwe na bimwe byasabye ko M23 iva muri Uvira urusaku rw'amasasu rero ni rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye ahakikije quartier Kasenga hafi y'umujyi wa Uvira naho bari bateguye imyigaragambyo ariko ho byaburijwemo byerekana ko Wazalendo bari gushaka kubuza abaturage umudendezo wabo ntabwo bari guha agaciro kuba M23 yaravuye muri aka gace ngo nabo berekane ko bakunze abaturage ahubwo bari kwerekana abo bari bo none se kankubaza ikibazo nawe wambajije ubu Kisekedi aremera ko ari Wazalendo cyangwa se mu kanya muya yaravuga yuko ari imitwe birashe icyo usubije icyo uvuze bwa nyuma nicyo ari buvuge kuko yanakivuze ibi bitaraba banza bari bazi yuko bazahungabanya umutekano w'abaturage bagira ngo bategure abantu mu mutwe hakiri kare nihagira ikiba bazavuge ko ari M23 yanze kubarasa ikihafata yaba igiye kubarasa ubu ngubu igiye kurasa umuturage imuziza iki ariko muyaya nta kintu aratangaza ku myigaragambyo y'Igoma oya buriya baracyategura inyandiko ariko rero amasasu nyine yumvikanye ahitwa Kalundu Mulongwe Kasenga Miyanda Kimanga ubwo rero abantu bari mu ngo bamwe bari mu buriri abandi bari munsi y'ibitanda ariko kubw'amahirwe byaje guhosha ariko ni ikimenyetso cyerekana ko leta y'Kinshasa idakeneye amahoro habe namba ahubwo inyotewe n'intambara bityo M23 ikwiye kureba ibi bintu ikabibona hakiri kare ikabona yuko aba bantu ataraba kuganira nabo genda abona M23 ikwiye no kugira ahantu ibona yuko n'ibiganiro bikwiye kuzageza igihe binasubikwa mu gihe byaba nta ntambwe bikomeje gutera none se uragira ngo impamvu abaturage bagiye mu muhanda ni iyi uragira ngo impamvu abaturage bari kujya mu muhanda ni iyi ni iyi ngiyi bari gusaba leta nyine guhagarika kurasa abaturage erega leta yavuye mu biganiro nuko tumvise amagambo nakubwiye Kisekedi yavuye mu biganiro none se umuntu uri kuvuga ngo M23 ngive ku butaka bwe bwose urumva atavuye mu biganiro tayari ntakiri kwemera ko aganira n'abakongomani noneho abaturage nibo bari kwisabira ngo watubabariye kubw'intege tuzi ufite urukumva icyo kintu kubw'intege tuzi mufite mwatubabariye intambara igahagarara hakaba ibiganiro iyi ntandaro y'imyigaragambyo yabaye uyu munsi icyo yashakaga kuvuga ni ukuvuga ngo rero M23 nayo nimara kubona yuko fata umwana w'imfubyi urumva fata urugo ngiye gutanga isura kugira ngo nabumve ikinyarwanda neza bumve fata urugo rufite umupapa n'umumama urugo rufite uwo muryango wuzuye mu gihe umupapa adahari n'umumama adahari hasigayemo umwana umwe uri mu itongo yego none umuntu aturutse hirya araje wa mwana aramubwira ati toka hapa umwana akagenda akava yenda mu rugo yaba akigera mu marembo ati singa ushaka no mu mbibi z'iyi pariseri uwo mwana akagenda akajya hirya akabona ibuye cyangwa se ubundi bushobozi agarutse wazamukizwa n'iki afite amaboko
Abana hacu wambaye kabisa. niyo mpamvu rero M23 ishobora kuzagira gutya ikavuga iti n'ubundi ntaho nsigaye. Uzi icyo gihe ukuntu bigenda aho icyo bita kwisiga urusenda. Ubwo rero Tshisekedi yitaka avuga ati buriya n'ifatwa rya Uvira twaraborohereje twasubiye inyuma kubera impamvu z'ubuhanga bwa gisirikare. Ntago ari we wabivuze. Ntago ari we wabivuze ibyo bintu. Yabigiriwemo inama. Kandi wabimugiremo inama ni umuturanyi. Yego. Ariko kuko n'umuturanyi nawe yarabivuze. Ijwi ryabivuze ni irya Tshisekedi. Okay. Ntago ari we wenyine. N'umuyobozi w'ingabo z'i Burundi nawe niko yavuze. Ubwo rero yongera gushinja u Rwanda ngo hari amasezerano barenzeho ngo ziriya ni ingabo za RDF zagiye gufata Uvira n'ibindi bya bindi byose no kuvuga ngo Tshisekedi uko yari ameze n'ubu niko ari. Ariko noneho biri kugenda bihindura isura mbi. Biri guhindura isura mbi kubera ko ibiganiro byari bigeze ahantu M23 yari gusubira inyuma. Katugaruka no ku masezerano nayo tuyavugeho. Aho ibintu byari bigeze. Si ubundi Doha bavuyeyo bagumyeyo. Ibya Doha ntibirarangira. Yego. Nukuvuga ngo Doha yari igiye gutuma habaho kuba Uvira yenda yaba demilitarize. Kubw'amahirwe MONUSCO yari yongerewe manda ikagenda igacunga umujyi wa Uvira nta M23 nta na FARDC na Wazalendo. Hanyuma bakicara ku ntebe z'ibiganiro yenda ugasanga na Doha iravuze ngo abantu basubire aho bari kuri aya matariki. M23 yari kubyanga. Yego. Hanyuma amahoro agatangira agatekana n'ibiganiro bigakomeza abaturage bagashyira isuka hasi bagahinga bakeza bakarya. Ari nayo mpamvu ngiye mpora nkubwira ngo Perezida Tshisekedi ntabwo ashaka amahoro, ntabwo ashaka ibiganiro bitanga umusaruro. Inyungu akeneye nuko imirwano yakomeza kugeza igihe itarangiriye agakomeza akayobora mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se mu buryo bwo guhindura amategeko no guhinyuza ibyateganyijwe n'amategeko. Iyi ntambara Tshisekedi agize amahirwe ku giti cye ko mubona yakomeza bamufatana utundi duce. Bakora iki ipfa kuba itaramugeraho Kinshasa. Ariko hari abamushuka. Yego birumvikana. Hari abamuherekeza muri uwo mugambi. Iki ngiye kukubaza ariko umbwire neza niba ayo makuru yafite umbwize ukuri. Tshisekedi yizeye iki? Tshisekedi ashobora kuba muri iyi minsi ariko Tshisekedi ashobora kuba ashukwa n'Ababirigi. Dore ko yanabayeyo. Yego. Bashobora kuba bamujya mu matwi bakagira ibyo bamwizeza. Bati wenda biramutse bikomeye wafata karutema ikirere. Ikindi bya byose hari business zikorwa ku rwego rwo hejuru. Hari ibihangange biba bimuri inyuma. Ni ikimenyetso cy'umuntu udakunze abaturage, ni ikimenyetso cy'umuntu udaharanira inyungu z'abaturage, ni ikimenyetso cy'umuntu uri hariya kubw'inyungu z'abandi bantu benshi. Ariko afite umukozi mwiza. Namuhemba uriya mukozi. Afite umukozi mwiza. Buriya iyo ufite umukozi mwiza nk'uriya nanjye namuhemba. Uwe Muyaya. Erega buriya hari abantu bazi gucinya inkoro no kuvuga kandi bazi neza icyo bagamije. Buriya hari abantu bazi gutunganya imbehe zabo. Bazi gutunganya imbehe zabo. Buriya rero ikintu gihari nuko abarwanya ubutegetsi bwa Kongo bakwiye guharanira ko biba vuba, ubutegetsi bugahinduka vuba bitaratinda cyane. Kuko ibintu bishobora kuzatinda hakangirika byinshi cyane ndetse intambara ikagera mu bice byinshi by'igihugu. Kikarinda kinafatwa ariko byaratinze, imibabaro yarabaye myinshi, byangirika byarabaye byinshi hejuru yo gufunga umutwe kwitsinda ry'abantu bake bari ku butegetsi. Ariko ibice byinshi bibaye ugufatwa hari indagu zerekana yuko hari abakongomani bari muri Kinshasa batakihanganira bahinduka Tshisekedi. Sinekereza ko banategereza ko ibice byose bifatwa. Nekereza yuko twumvise intambara yageze Kisangani na za Kindu na Katanga. Aho ngaho umuntu uri Kinshasa yatangira gufunga amavarize cyangwa umurwanya nawe agatangira gutegura intwaro yo kumuhirika.
ibyo ngibyo ni ihame ngibi rero ibirimo kuba muri Kongo ni byinshi ibihishe ni byinshi ariko nyuma y'ibyo byose M23 yamaze kumenya yuko ari wa mwana w'imfubyi uri gukubitirwa mu itongo rya se na nyina cyane nayo yatangiye guhaguruka nubwo tuvuga ibi imbere ku rugamba ntabwo iryamye imbere ku rugamba ntabwo baryamye muri Fizi rero hariya imirwano ikomeje kuba imirwano M23 yakubise bikomeye cyane ingabo z'u Burundi FRDC na Wazalendo ubwo rero abantu batekereza ko intambara yahagaze wapi hari uduce twigaruriwe na M23 imirwano rero ikaze yumvikanye mu bice bitandukanye aho cyane cyane hari agace kamaze iminsi kaberamo imirwano urumva agace kitwa Makobola Makobola ashobora kuba hari abantu barakoboranye hari kubera ikitwa imirwano ikomeye cyane umuriro ingabo za FRDC na Wazalendo na FDLR bahungiye icyarimwe urumva imirwano ikaba yabereye mu bice bya Ngalula na Kaseke byose ni muri groupement ya Makobola imirwano rero yaturutse ku bitera ingabo za leta zo zagabye kuri AFC M23 nazo zabarashe arandi makuru namenye andi makuru namenye nuko umugabo witwa Wiringoma buriya ngo abajene bo muri biriya bice byose aho FRDC na Wazalendo bagenda birukanka bava recruitment na mobilisation nicyo kintu arimo ashobora kuba amaze kugira nk'amabatayo nk'atanu ubu ngubu ari kuri training ikintu gihari nuko abazihirikira Tshisekedi cyangwa bazagira uruhare rukomeye mu kumuhirika ni babandi yari yarahaye intwaro ba Wazalendo benshi bazahindura imitekerereze bakabona intambara barimo nta kintu imaze bazagira uruhare rukomeye cyane uvuze ku ntwaro nshaka guca mu ijambo hari ntumwe ejo twaganiriye mu busesenguzi arambwira ati nkunda ikiganiro cyanyu yaranamenye ngo nzagusuhuze by the way uyu nguyu yaravuze ati Uburundi bwazungurutse mu bihugu bitandukanye burimo burasaba yuko u Rwanda rukomanyirizwa ku bijyanye n'intwaro ariko we aravuga ngo ese u Rwanda rukeneye intwaro ziki kuko bavuga ngo zafasha M23 icyo nashatse kuvuga yanyeretse uburyo u Rwanda rudafasha M23 kuri support y'intwaro yabisobanuye gute aravuga ati huko M23 uyu munsi iri kuri niveau yo kuba yacuruza intwaro kuko izo yatsa abarundi izo yatse FRDC uyu munsi nta kishobora kuzimaza nayo yabuze stock zishyiramo ubwo rero ibintu birakomeye cyane mu mujyi wa Baraka hariya ni muri teritwari ya Fizi Baraka naho hongeye kumvikana amasasu bamwe bikanga M23 ariko ikigaragara M23 ntabwo irahagera hariyo gusubiranamo kwa Wazalendo na FRDC no kwiba ahantu FRDC na Wazalendo bageze nta mahoro abahari uvuga ngo vuga uti nta tungo rihebeba nta mahoro nta mutekano nta mutuzo abantu bose bazajya basenga basaba ngo M23 nigirize oya kandi batakigira icyo kibazo nukuvuga ngo iyo bumvise amasasa avuze hano bashaka amakuru ngo M23 iherereye he abariho bahungira bagahunga berekeza muri icyo gice ari nayo uyu munsi ari no mpamvu uyu munsi hari abandi bantu bakwiye gutabarizwa abakongomani bahungiye i Burundi bari mu kaga gakomeye babayeho nabi cyane none ntibari kwemererwa gutaha iyi sije tuzayigaruka hejo nitumara kubona amakuru ahagije bariho nabi bifuje gutaha noneho ntibari kwemererwa kugaruka muri Kongo mu gihe abo basize muri Kongo bumva bibereyeho yego bari gutakamba ni ibintu by'ibanga bikiriho ariko bari gutakamba aho bari mfite voice ejo nabonye irimo itabaza ati mwatubabariye turi mu buzima bubi umuntu ari gusaba ngo ataha agafungwa babafashe bugwate nka bya bintu bya FDLR byo muri Kongo
barashaka kuba bafite kugumana n'abo baturage kugira ngo pamu ikomeze ibare imibare inkunga zize kandi mu by'ukuri batangiye guhura n'ikibazo cy'imirire mibi indwara zituruka ku isuku nke n'ibindi bakavuga ati rero kugira ngo dupfire hano dusubire iwacu habonetse inzitizi zibazitira kugira ngo batahe urumva ikindi kibazo gihari gikomeye ngayo nguko ntabwo byoroshye yego amakuru ni menshi ubwo rero gusa twarebye mu yandi makuru leta zunze ubumwe za Amerika zahamagaje abambasaderi b'ibihugu bitandukanye harimo n'uw'u Rwanda yego mu kubahamagaza ariko si ukubabwira ngo bave muri za ambasade batumiwe batumiwe kugira ngo bagire ibyo baganira hatagira utekereza ibindi kuko buriya kugira ngo ambasaderi ave mu gihugu ni procedure ndende haba habaye n'ibintu bikomeye swata umutekano cyangwa amakosa ngayo nguko ubwo rero abanyamerika ariko abanyamerika bari gukaza politiki yabo muri Afurika barayikaza cyane muri Afurika kubera yuko uyu mwaka urabizi kuri iyi manda Trump ashaka Prix Nobel arashaka Prix Nobel birumvikana ariko ibyo bari gukora biranumvikana kubera ko mu ijambo bafite aho buriya ngo ifaranga rikubise haroroha icyo ni kimwe icya kabiri hari tekinike biri kugaragara ko bari gukoresha ni imigabane itandukanye kubera ko politiki ya mbere bakoreshaga yari yo urugamba rujyanye n'ubucuruzi uzabizi ko intambara uyu munsi y'ibijyanye na nucleaire ibaye imanutseho gatoya buri iyo hamwe hatari ibi ngibi uzamura ibindi ibyo bari gukora muri Afurika rero ni development kubera iki ni indi ntambara y'ubukungu ihari urabona nk'uriya muhora uriya muhanda wa gari ya moshi harya ni Lobito yego uzava muri Angola urumva nyine bagomba gushyiramo amafaranga kubera ko barayafite ariko bakeneye iterambere rya Afurika cyane cyane ko ni Afurika nitera imbere impamvu abanyamerika bari gushora iterambere muri Afurika cyane hari hamaze kugaragara umuvuduko munini w'abaperezida mu bihugu bya Afurika bashaka kugira ngo abe ari bo bikorera gahunda zose za Afurika mbese izo development zimeze uko nguko mu buryo rero Amerika ibindi bihugu by'i Burayi na Aziya byashaka gukora ikijyanye nk'ubukoroni Amerika yaravuze ngo ya icyo gitugu mukihorere ahubwo reka dukoreshe ubushobozi tubaha amafaranga aba bantu dukora imishinga y'iterambere ubuzima bw'abaturage babo buhinduke yego hanyuma byibuze isimera uko nguko bizatuma tugira ijambo kuri Afurika kuruta ibindi bihugu n'Uburusiya buri kwigarurira imitima y'abanyafurika benshi cyane cyane bwagiye bunagira uruhare muri ziriya kudeta zo mu bihugu byinshi by'uburengerazuba bwa Afurika ubona abantu mu burengerazuba bw'isi bari kugenda bahatakariza igikundiro abafaransa abanyamerika ubwo rero Amerika iri gukaza cyane ingamba ari nayo mpamvu iri kwibanda kuri iki kibazo cya Kongo kugira ngo ihigaragarize ngayo nguko ni byinshi rero tubisesenguye bwakira bugacya kandi turi kugira ngo tubinjize muri Noheli na Bonane ikiriho cyo nuko mu gusoza ejo narabibabwiye Boni nawe niba utarimo kubyibuka kadusoze twongera kwibutsa abantu bazajya mu minsi mikuru banyura mu mujyi wa Kigali ko hari impinduka zidasanzwe ubu ngubu hari uburyo bwo gutega kuri 23 na 24 abantu bajya mu ntara mu majyepfo mu turere twose tw'amajyepfo bagomba kujya gutegera kuri stade Nyamirambo hanyuma abajya mu bice by'uburasirazuba Kayonza ukase werekeza Ngoma cyangwa se Kayonza werekeza Nyagatare bagomba gutegera Ikabuga hanyuma abemerewe gutegera muri gare ya Nyabugogo ni abagira Rubavu Musanze no mu bindi bice nyine bazigoma cyangwa se abaca Gicumbi Byumba bajya Nyagatare n'abajya Bugande muri make ako kantu simbibukije akantu keza se ni nako bizamera kandi mu minsi y'imperuka ubunani mu minsi yegereza ubunani y'imperuka ntabwo turayigera yego mu yandi matariki hagati ya 24
na n'icyenda na 31 ngira ngo yego ngayo nguko reka rero tubashimire mwakoze kuza mwakoze kudukurikira mwakoze gukora subscribe mwakoze kuduha commentaire zanyu reka tubasabe n'ikindi nyuma dusoza nimudukurikira ukumva ibiganiro byacu birakunyura rwose ihangane jya hepfo ugira ikintu wandika muri commentaire utubwire hanyuma umwaka utaha murifuza dukorane gute nicyo ngicyo nari ngiye kongeraho ariko niba utureba utarakora subscribe uraduhemukira abantu bibuke gukora subscribe hari umukecuru nsigaye mbona nkunda kureba witwa Verediana ati Verediana mukore subscribe rwose turabasabye kuri Africana TV aho murimo kutureba banzo verifie neza niba aho uri kurebera iki kiganiro hari hakoze uburyo bwiyandikije cyangwa se hasubscribinze cyangwa hari abone hari abone hasubscribinze ni icyongereza cy'ikinyarwanda hanyuma rero reka dusoreze aha ngaha boni tubashimire tuzakomeza kugenda tujyana muri Noheli n'ubunani yego reka dushimire kandi Clipper wari ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe nanjye Boni Buranga nanjye Yohana Mubatiza mukomeze mugire ibihe byiza